kumena umuntu inuzara umuntu ko ari kudoda amaribaya umuntu arajya pa hose umupapa arahenye nawe kubyuka ngo bari kujya ngo umuntu waragiye ntaza mbwira hose ukari kubona ngo atari kubyuka ngo igitekerezo cy'ukuntu umuntu arajya ari kugira ngo biragenda gute Zikonamira n'umuntu wamumira ute ngira kamubwira ubuzima buranze pe ubuzima ni ngaho ubu ngubu buhagaraye rwose umuhanda sinaba ari gutanga akazi wanza kuja gukora akazi ngo ushaka kujya ngo inzara yanyishe nta n'ikintu nakora wenda hari kuri amadacika nk'icumi kugira ngo babone wose ritakaga n'indagwere ariko Karima reka nkubwire reba nk'ubu ngubu uramagurukije inzara iri kundya ubu nabwo ndiyongeraho nk'amasahane ubu kiba nongeye kwiryamira Karima ni izina ry'Imana ibintu kandi nkubwira wanga kubyumva cyangwa hasa n'igitekerezo cy'ukuntu turajya ahubwo nkawe ukiri mutoya urukumva reba njye narakubyaye nabyaye Louise mbyarana nuze ubwo sina nubwo urukumva icyo gitekerezo nagikurohe abo nkawe nta n'umuntu nk'inshuti yawe mwaba mufite wenda ngaturaze umwana Karima ako Karima nje nawe kurya ati papa wewe nimba udashobora kumva ibyo ibintu ndi kukubwira uzareka ubu mwana nje wowe mbese kandi Karima nakubwiye muri aburira ubusasure ubu biryanye ukuntu biri kuntumagura nakubwiye ngo ubusasure ubuterere hanze waranze birabihara hano bimaze mwaka mu nzu ubu ibishimba si byeze ni warurazana inuza ibindi hararo bishaje ukaje kuba handi mwa Silveri ahubwo uzanya ko gatekerezo mwa Silveri ukaje kubamo ibiharaharo Silveri afite ibishombo hano hirya ihe be mwana yakuvunira amaguru mbe mwana we akomenya utanze ariko nago uheruka cyagiye umuntu yamwe by'igitoki agafatwa hejuru agasiga amahangaraye akomenya utanze aho kunja umuntu asaga ari nk'igisambo yagiye kumbaza Karima wapi no akunda ibintu by'uburi marima hano asigaye ngazana bijyana garuse gucyo pa gukina shwanya gusa ndakwishuye hari ahubwo dukora ibintu bizima twungurana ibitekerezo rero Karima niba gufata wishima amene n'izina ry'Imana sinakurihira kuko umaje kugira ibyaka zo kwifungirwa ntago nyina wagufungirwa umaje gukura hako nari bitwagenda tukareba ukuntu twiyaranje hasi kugira ngo umuntu ariko akujyanye wicwe n'inzara wakwicwa n'inkoni imwe sigo naco kandi nshaka gushaka inunda ahubwo gira tugira ko bijumbagura ahubwo wakibanje canje tuno cyagiye kubwira garama sukase watije ntuza rwigemo siwamuti garama sukore yamutije n'ubuze icyo tuja gukurisha ariko je nta kibazo gihari iki giti cyane cyagenda kuba muri Kongo cyanisha n'abasirikare Kongo kandi uzica umuntu Karimo sibyo no kukubwira nyine magana itaguye ndasandaza muri Rwanda rwa Kagame ntabwo bagikina nta bintu byimije bako hano ngaho kuko no kugufunga n'imfunguzo bakazita nguki pa ko warasa ako kamnaga risa paji Karimo zangururisha n'ukuri kw'Imana wacike kuvuga ko ibyo yakora cyangwa ukabyihorera ako nakufa cungira sana hano cyo giti cyo mwereka uwo cunga mwereka akomaje gusaraga ako kutari hano naho amaje kubaga nuko kutari gucunga simona arasaza wacunga wabaye urura Karima baratwisha iki re